Hello guys ni Santi Actor, ndi umukinnyi w'urwenya na filime nyarwanda. Ikintu cya mbere ya byose mbanje kugushimira twe kuri chaîne ya Casas Today Arts and Media TV show. Chaîne nziza tukunyurizaho filime nziza, izirangira n'izitarangira, ibyegeranyo binoze kandi bisesenguye neza, skit zisekeje muri make urwenya cyangwa se comedy runtoze na tips za fashion z'ibintu bigezweho. Tudatinze muri menya neza y'uyu munsi. Uyu munsi turibanda ku bintu byagufasha kugira ijwi ryiza. Urugero, niba uri nk'umuhanzi, iki bintu byagufasha kugira ijwi ryiza rigoroye, rimeze neza, ijwi rinoze rinogeye buri wese uryumva akumva ari ijwi ryiza. So hano hasi ngiye kukubwira ibintu bine bya mbere by'ingenzi byagufasha, niba ngombwa turongeraho kimwe bibe bitanu. Muri make ni ibintu bitanu byagufasha kugira ijwi ry'umwimerere ryiza kandi rihoraho. So nyumva neza, unega amatwi, urebe iyi video kuva itangiye kugeza irangiye. Niba uri gukunda iyi video, banza ukande like kugira ngo ugire ijwi ryiza. Niba wifuza ijwi ryiza rimeze neza, niba uri umuhanzi cyangwa se niba uri undi muntu usanzwe ari we wese ukeneye ijwi ryiza, aho waba uri hose kumva ari ijwi ryiza, ukeneye ibintu bitanu ngiye kukubwira hano hasi. Unega amatwi unyumve neza. So tudatinze, ikintu cya mbere ukeneye ibiryo bibobeza mu muhogo. Buriya ku muntu ufite mu muhogo habobereye, asura ijwi ryiza kandi ijwi ryumvikana neza, uryumva ari wese akumva ari ijwi ryiza. Kugira ngo usohore ijwi ryiza kandi riryoheye uryumva, by'umwihariko ijwi ryirangira, ukeneye ibinyobwa bishyushye nk'icyayi. Nimvuga hano ibinyobwa bishyushye, ntabwo mvuze ibinyobwa bishyushye cyane, bishyushye by'akazuyazi nyine, bidashyushye cyane bitanakonje. Biba byiza cyane nk'iyo icyo cyayi, urugero niba nkwaye ubwira uti ukeneye icyayi gishyushye, icyayi nibura kirimo nk'ikirungo nka tangawizi iragufasha cyane mu kugira ijwi ryiza. So tudatinze, ikintu cya kabiri, ukeneye ibintu bizibura umuhogo. Sinshatse kuvuga ko umuhogo wawe waba warazibye, ahubwo nshatse kukubwira ko hari igihe umuhogo uba utakiri kuri ijwi neza ngo ijwi risohoke neza mu buryo bwumvikana neza cyane. Bibaho cyane kandi nibyo, hari igihe ubyuka nk'urugero wasaraye, ijwi ryawe warisohora ukumva ijwi ridasohoka neza. Bibaho cyane kandi ni ibintu bibaho. Mu gihe ufite icyo kibazo cyo gusarara bitewe n'ibicurane cyangwa kumva mu muhogo harimo akayi kafashemo, ushobora gukora aka kantu ngiye kukubwira. Inshuti yacu, mu gihe wumva umeze gutyo wasaraye cyangwa se hari akayi wumva kafashemo mu muhogo, ushobora gutegura iki kinyobwa ngiye kukubwira, kigizwe n'imvange y'ubuki, indimu n'amazi, cyangwa se ukifatira n'icyayi nta kibazo, icyayi gishyushye ariko kidashyushye cyane. Birashoboka kandi cyane kuzibura umuhogo wawe. Fata 1/4 cy'ikiyiko cy'umunyu, ukivange n'igikombe kiringaniye cy'amazi, amazi make ariko atari amazi menshi. Ugenda ufata gake kuri ya mvange ya bwa buki na ya ndimu n'amazi nakubwiye mbere, uyijundike mu kanwa, ugende usohora umwuka ukoresheje amazuru ureba hejuru, ku buryo ya mvange ya bya bintu igenda yinjira mu muhogo gahoro gahoro. Ibi bintu nkubwiye ubikoze neza nk'uko mbikubwiye, byagufasha, byagukiza gusarara. Uwo ni umuti ushobora kugukiza kandi neza cyane. So reka turebe ikintu cya gatatu gishobora kuba cyagufasha kuba wagira ijwi ryiza ry'umwimerere mu gihe uri umuhanzi. Icyo cya gatatu cyafasha umuntu kugira ijwi ryiza ryumvikana neza, niba ari umuhanzi akaririmba neza ku buryo bunogeye buri wese. Ikintu cya gatatu, ukeneye amazi kuko nshuti yanjye, abantu benshi amazi bakunda kuyaca ayandi, bakayaca amazi bakavuta amazi ibintu bisanzwe duhoramo gutyo, ugasanga amazi ntahawe agaciro nk'ibindi bintu. Muri make ikintu nshatse kuvuga ni nk'uko ushobora gusanga hari nk'umuntu ushobora kuba yanywa nk'amacupa 5 y'inzoga. Numvuga nibyo, ushobora kuba wamara nk'amacupa 5 y'inzoga, ariko nk'umuntu akaba atamara n'igikombe kimwe cy'amazi. Mu by'ukuri amazi ni ingenzi ku buzima, ugomba kuyafata kuko nta ya mbere. Amazi nicyo kinyobwa cya mbere ku isi, ubushakashatsi bwerekanye yuko ari cyo kinyobwa cya mbere cyagukiza indwara nyinshi cyane.
Amazi avura indwara nyinshi, indwara zose ushobora kuba warwara, amazi yabigiramo uruhare kugira ngo ukire. Amazi ni umuti mwiza kandi ni meza ku buzima. Kuba ukeneye amazi hano, kuririmba bitwara amazi menshi mu mubiri. Rimwe na rimwe, urugero ku muririmbyi ashobora guhura n'umwuma igihe yaririmbye cyane. Bibaho cyane ko nk'umuntu ushobora gusanga yabuze nk'umwuka nko kuri stage, bibaho cyane kubera umwuma wo mu kanwa. Kwa kundi asohora ijwi niko mu kanwa hagenda humuka, no mu muhogo hagenda huma. Igihe atabonye amazi bimugendekera nabi. Uzacunge neza, uzarebe nk'igihe iyo urimo uravuga, uri nko kuganiriza abantu benshi cyane, urimo uravuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye, uzarebe iyo utabonye amazi mu muhogo wumva humye cyane, ukumva bitameze neza cyane kabisa. Muri make ikintu nshaka kukubwira cyo ngo ukeneye amazi, ntabwo ukeneye amazi make, ntabwo ukeneye amazi menshi. Ukeneye amazi kandi amazi adakonje cyane, atanashyushye cyane. Bimera nka wa muntu ukora amazi ashyushye cyane cyangwa se akonje cyane, bitewe n'uko ijwi rituruka ku munsi, turuka mu duce duto turi mu muhogo. Mu by'ukuri amazi ashyushye cyangwa akonje cyane ashobora gutuma twangirika, kuko ibintu bishyushye cyangwa bikonje cyane bishobora kwangiza uduce dutoya tuba mu muhogo. Niba ufite n'umubiri ukenera amazi make, amazi umuririmbyi anywa agomba kuba ari akazuyazi, ariko nayo ukayanywa. Umuririmbyi uwo ari we wese wifuza kunywa amazi aringaniye, ari ingenzi kandi akeneye kunywa amazi cyane. Ntabwo amazi akonje cyane kugira ngo bitangiza turiya twanya duto tw'uduce twavuze tuba mu muhogo, tugufasha gusohora ijwi ryawe neza. Inshuti yanjye, mu rugendo rwo kugira ijwi ryiza rero kandi rinogeye buri wese, by'umwihariko ijwi ryiranguruye ryumvikana, buri wese yakumva ari ijwi ryiza, hari ibintu ukeneye kwirinda mu gihe ukeneye kugira ijwi ryiza. Kuba nakubwiye ikintu cya gatatu ukeneye, hari n'ikindi kintu ukeneye kwirinda, aricyo kintu cya kane ngiye kukubwira. Ukeneye kwirinda ikawa. Sinjye kugukora ku bintu ukunda. Niba ukunda ikawa ni byiza, kandi ukunda ikawa ni byiza, birumvikana, ariko icyo nshaka kukubwira cyo nuko ikawa nyinshi atari nziza ku buzima bwawe. Usibye no ku buzima bwawe, no mu myumvikanire y'ijwi ryawe ntabwo ari nziza cyane. Ubushakashatsi bwerekanye ko mu ikawa ari ikinyobwa cyifitemo kafeyine ishobora kwangiza imitsi ikora ijwi, igatuma umubiri ukora ururenda rufata mu muhogo. Muri make, ikawa mu gihe wafashe ikawa nyinshi mu mubiri hashobora gukorwamo ururenda ushobora gutuma ijwi ryawe nurisohora ritumvikana neza nk'uko ryakagombye kuba ari ijwi ryumvikana neza ibihe byose. Mu rwego rwo kwirinda iyo mitsi cyangwa se nk'urwo rurenda ruza mu muhogo rugatuma ijwi ridasohoka neza ngo ryumvikane neza, birakwiye ko niba uri umuririmbyi cyangwa urundi uwo ari we wese, wirinda ikawa mu gihe usabwa gukoresha ijwi ryawe cyane. Birafasha kandi nibyo nkubwira ni ukuri. Ikintu cya gatanu ari nacyo ukeneye kwirinda, ugomba kwirinda gufata amata n'ibiyakomokaho. Usibye amata n'ibiyakomokaho, hari n'ikindi kintu ukeneye kwirinda inzoga n'ibinyobwa birimo umwuka. Ibyo bintu mvuga nibyo ukeneye kubyirinda. Ku mata ho n'ibiyakomokaho nabyo, ibintu bikoze mu mata akenshi bitera gusarara nyuma yo kubifata, bitewe n'uburyo byikozemo amavuta byifitemo. Mu by'ukuri ibyo mvuga ni ukuri, kuko sinzi niba ndakeka nta muntu waba uyobewe amata. Ku bantu bakunda amata wenda murabyumva neza. Niba ukunda amata ushobora kuri kunyumva neza, kuko uzarebe mu mata bimwe bavuga ngo amata yabyaye amavuta. Mu by'ukuri amata mo imbere aba yifitemo amavuta, hari amavuta aba yifitemo. Ari amavuta rero iyo unyweye amata cyane, nko mu gihe ugiye nko kuba waririmba urugero, mu by'ukuri mu muhogo hawe uba wumva harimo akantu kavarinze umuhogo, ku buryo nyine wumva ijwi ritaza neza ngo risohoke ryose nyine rya nyaryo ryose rijye hanze. Ngira ngo niba unyumva neza, uzanywe nk'amata
uzanywe nk'amata umubwire wumve nyuma ukuntu mbere yo kunywa amata uzabanza wumva ukuntu umeze, ukuntu ijwi ryawe riri gusohoka, ukuntu wumva mu muhogo umerewe, hanyuma unywa amata wenda nk'amata y'ikivuguto. Nyuma yo kunywa amata y'ikivuguto uzumva hari ikintu cyahindutse mu muhogo wawe, hari ikintu wumva cyahindutse mu muhogo nyine, ukumva ryajwi n'ubundi hari akantu kagiyeho gatari ku gato kagiye ariko kagiye. Hano ni byiza ko wirinda amata n'ibiyakomokaho cyane mu gihe uri buze gukenera gukoresha ijwi ryawe. Urugero niba uri nk'umuhanzi ukaba uri bujye kuririmba kuri stage, birumvikana ko ugomba kuyirinda cyane. Naho ku nzoga no ku bindi binyobwa by'umwuka naho si byiza cyane mu gihe ukeneye kugira ijwi ryiza ryumvikana, rinoze kandi ryumvikana neza. Nubwo bamwe bumva banywa inzoga kugira ngo bagire ingufu cyangwa bashire isoni mu bantu, yego bibaho, hari abantu banywa inzoga kubera kugira isoni, bakavuga uti ndi umuntu w'umugabo reka nywe inzoga, ariko inzoga si nziza cyane ku buzima. Yego niba ukunda inzoga ukaba wumva hari icyo zigufasha, yego nibyo, wenda kuri wowe ufite impamvu zawe, kandi niba utanazinywa si ngombwa kuzinywa kuko nta mpamvu wenda ushobora kuba ufite nziza yo kuzinywa. Kandi icyo nakugiraho inama cyo, niba unywa inzoga nyinshi gabanya inzoga, nta kintu zigufasha mu kugira ijwi ryiza. Mu by'ukuri uzarebe nko ku muntu wasinze cyangwa se umwe bavuga ngo yashyizemo agakoni, uriya muntu uzamwegere wumve cyangwa se muzaganire gato wumve ijwi aba afite. Ririya jwi ibaze nawe ijwi nka ririya urihaye nka mikoro ugenda undirimbire. Umuntu nk'uriya umuhaye nka mikoro ngo akuririmbire, icyo nzi cyo mwese mwataha kabisa, mwese mwataha, kuko ijwi yaba afite ntabwo ryakumvikana neza. Kandi uzanacunge neza buriya iyo nkweye inzoga ururimi ruragobwa, ururimi ntirusohora ijwi neza nk'uko ryakagombye gusohoka. Niyo mpamvu akenshi abantu basinze iyo bavuze akenshi ntabwo ibintu byabo byumvikana neza n'abantu. Niyo mpamvu n'umuntu wasinze kugira ngo yumvwe na benshi biba bigoye. N'umuntu ubasha kumwumva ni umuntu wabashije kumutega amatwi akamwihanganira. Mu by'ukuri ukeneye kwirinda inzoga kuko inzoga si nziza cyane ku buzima bwawe. Mu gihe ukeneye kuba niba uzi ko ijwi hari icyo rikumariye cyangwa se ryakumarira, ugomba kwirinda inzoga. Ikindi ni uko inzoga zihutisha umuvuduko w'amaraso mu mubiri, byatera kwahagira no kubura umwuka mu gihe cyo kuririmba. Niba uri umuhanzi muranyihangana, uyu munsi twibanze ku bantu baririmba, ariko ni byiza cyane kuko nibo bantu bakunda gukinira amajwi cyane, n'abandi bantu bakora nk'ahantu muri public muri rusange bakenera kuvuga cyane nk'aba MC cyangwa se n'abandi bose. Ibi byose mvuga ntamwe muba mubikeneye, usibye no kuba ari umu MC, nawe uba uri we waba uri wese, nka pasiteri waba uri nde, icyo waba uri cyo cyose wumva ko ukeneye ijwi ryiza, ukeneye gukora ibi kandi ukanirinda ibi byose navuze. Ubyumve neza ko inzoga zatuma uburana umwuka. Inzoga yego zishobora kugutera umwuma mu kanwa kubera kudaheruka kunywa amazi, bityo bikaba byagutera umwuma mu kanwa ukaba wabura umwuka, bityo bikaba byanagutera ikibazo cy'urupfu ukaba wanapfa. So inzoga z'urufuro nka Primus, Mitsingi, Knowless n'izindi navuze, hari nyinshi, inzoga nyinshi cyane z'urufuro ntamwe muzi, sinshaka kwica amasoko yazo. Ibinyobwa birimo umwuka nka Fanta n'ibindi byongera ingufu bishobora no gutuma mu nda habyimba kubera uwo mwuka. Biriya binyobwa byose by'umwuka nka Fanta, urugero zumve numara kunywa Fanta, wenda urugero akenshi umaze kunywa nka Fanta cyangwa se wenda ikinyobwa cyongera imbaraga nka za Energy, ni urugero nanze, biriya binyobwa akenshi bikunda kubyimbisha mu nda, ukumva mu nda habyimbye, ukumva mu nda nyine. Uzanacungureyo neza nka zino nzoga z'urufuro nahoze mvugaho cyane, za Mitsingi, za Primus, uzacunga abantu bazinywa cyane, uzarebe ku nda yabo. N'abantu baba bafite iriya nda nini, isuka ari ibiryo byinshi biba birimo cyangwa ibiki, ubwo wari umwuka w'inzoga kunywa ziriya nzoga buri munsi si byiza kuko ushobora kukubyimbisha mu nda hakaba habura habyimbye, waba ugiye nko kuririmba bikaba byakugora cyane. Bino mvuze byose jya ubyirinda kandi ubikore neza, bizagufasha kugira ijwi ryiza.
icyo mvuga cyo kuba ku nzoga ugomba kwirinda inzoga nyinshi, kuko nko mu gihe ugiye kuririmba ugiye nko kuvuga imbere y'abantu benshi, ushobora byagutera gutura imibi, kugutera gutura imibi, bityo ukamererwa nabi mu gihe uri nko kuvuga cyangwa uri nko. Ikirenze ku byo navuze byose, irinde guhaga cyane, irinde kurya cyane ngo wumve wujujwe n'ibiryo mu nda. Wikuzuza igifu, kuko igifu kirafasha cyane mu nda. Buriya ijwi ryiza rituruka mu nda rizamuka no mu muhogo. Kugira ngo uze kuvuga neza, ijwi ryawe ryumvikane neza, usabwa nibura kuba wariye ifunguro riri mu rugero, apana kuba wariye ifunguro rikabije. By'ukuri uzacunge neza, urebe nk'iyo wariye ifunguro rikabije, wariye nk'ibiryo byinshi, mu by'ukuri akenshi kuba waganira n'umuntu igihe kirekire biragora kurusha kuba waba wariye ifunguro riri mu rugero. Gabanya ifunguro, wifata ifunguro wenda rishobora kuba rikabije, by'ukuri ibyo bintu byagufasha kandi cyane. Ni byiza kandi ko ni ngombwa ko ufata ifunguro riringaniye nka mbere y'amasaha 2 ngo ujye kuririmba cyangwa se ujye imbere y'abantu ugiye kubabwira ibintu byinshi cyane, n'ahantu utezwe amatwi n'abantu benshi, ukeneye kuba wakoze ibyo bintu byose nakubwiye. So mu rugendo rwawe rwo gukenera ijwi ryiza, wumva ushaka kubaka ijwi rihoraho, ryumvikana, rikora kandi ryumvikana neza, iyi video niba ari aho utayumvishe neza, usubize inyuma ubyumve neza, kandi kuko byagufasha neza cyane. Ndabizi ko ari umuti wumvikana neza. Urugero nko kuri Economic News bagiye batangaza kuri ibi bintu navugagaho, nabo bagiye babivugaho, kuko ni imbuga nyinshi bagenda banyuzaho bavuga uburyo wagira ijwi ryiza. Kubw'ibi byose rero menya neza y'uyu munsi tuyisoreje aha. Ikintu ngushimiye ni umwanya wawe wafashe udukurikirana, ukadutega amatwi, buri kimwe cyose twakubwiye ukacyumva kandi n'ucyubahiriza bizakunda. Twifuza guhora twabana nawe ibihe byose, kandi tugakomeza kubana nawe paka kugeza igihe buri kimwe cyose twaguhaye cyagufashije. So niba wakunze video rero, ugenda udakanze like, cya kabiri banza kandi subscribe niba utayikanze, niba wanayikanze turagushimira. Ikindi kintu cya gatatu cy'umwihariko cy'ingenzi, video niba yagufashije wikererana ubutumwa wenyine, isangize inshuti n'abavandimwe, uraba ukoze cyane kandi nabo uraba ubafashije. Mu by'ukuri uraba ukoze akazi keza kandi k'umumaro. Mu by'ukuri niba iyi video hari umuntu ubona yafasha, hari uzi yafasha, gira icyo umufasha nawe, umufashe kumenya kuba yakumva iyi video, yumve icyo twamuteguriye muri Menya Neza, yumve n'icyo byamufasha. Urakoze cyane, turagushimiye kubwo gutega amatwi Menya Neza y'uyu munsi. Buri munsi tuba tugufitiye Menya Neza nyinshi zigiye zitandukanye, ujye udutega amatwi. Niba wakanze subscribe, video yacu yose izadusura uzajya uyibona, kandi twiteguye kugufasha muri buri kimwe cyose. So ikintu cya nyuma tukubwira, tanga igitekerezo, utubwire uko ubyumva, utubwire uko iyi video wayumvishe, uko wayibonye, niba ari icyo yagufashije ukitubwire, uwo kitafashije nawe agira icyo atubwira, ndetse kandi utubwire nawe ikintu kigufasha kugira ijwi ryiza, cyangwa se icyo utekereza cyagufasha kugira ijwi ryiza, ukitubwire hasi aho ngaho muri comment. Biba ari ibintu by'ingenzi. Mu by'ukuri igitekerezo cyawe ni inyamibwa, ni ingenzi, igitekerezo cyawe kiratwubaka, cyubaka n'abandi. Urakoze cyane, umunsi mwiza, God bless you.